ikindi nibaza njya nkunda kuvuga cyane nuko wenda ntabwo nta mubyeyi n'umwe mvuze wabikoze ariko hari ukuntu muri sosiyete nyarwanda kera tukiri abana abantu bajyaga baduca intege si na ngombwa wenda urugero n'umuntu ukuri iruhande ushobora gushushanya nanjye ngomba kubyiga ubutaha nkajya nanjye mbikorera abandi niba umwana yakoze niyo gushushanya kujya areba uko bigiye mbese hari ibindi ndabyo wese kubireba gusa bamugani hari ubundi bwenge nyine mbese ubona njye muri musiki kandi zica intege zituma umuntu akura ntigire confidence rero muri iyo kana umubyeyi kwankuraje umwana niba yisekeye ntabwo ziba zihenze akamuriza aho kugira kuko nicyo kinabakora abana nkaba niba ngo icupa n'iki cyaka cyane ukamubaza ndaguhemba iki ntacyo twebwe ntatandukanye gusa yatsiga n'igikapu n'ikindi byose atarabibaye ariko abareba abana baho baba bayamaze kuhakora bakagutse abare ko bagize ngo wowe nk'umubyeyi ukayikunda umwana kuko ari ibintu so nashishikariza ababyeyi nyine muba mwahazi wagishizeho neza ubundi ariko gahunda amanuka ngo bagiye gukora ifiyo ku masambu ngo nguma hagenda ndamanuka ariko kuzamuka nazamutse kwabaye umuriro kubera kugucurika harya ba shafi ntabwo baraza shafi ntaraza uriya nkoko ni ibishyimbo ntabwo ririmo ese uri kumva ibyo uri kugenda woroye yewe se ukurikije muri ko byo ntabwo ari kimwe umuntu yaba atavuga uburyo aba ararengeje se harabyimbye kutosha dushyire mu ngo uyu munsi witegereje abantu bashushanya hari umushushanya hari igishushanyo kimwe ukabona kivuye miliyoni ebyiri icumi z'idolari ubundi ari umunyarwanda yavuze kumurika kwitabira hehe bizaba bite abashaka ugereranyije nyine n'ukuntu maze wisumbuye ntabwo ari nka mbere nyine ariko byasubiyemo nta kibazo byose byakemutse rero ukurikira umuziki wavuye aho gato aho yari mu myaka 10 ukaba ugeze aho uri ku rwego rushimishije cyane ndetse na filime ukabona ko kuzamuka utera imbere nuko habonetse support abantu bakiyumvamo ibyo ubona bihanye na mbere ibyo abahanzi bari gukora ariko byari bikwiye tukabasapotinga byandiye financially cyangwa byandiye aho nkurambitse reka data nagira ngo ndashyira hano wapi so natwe dukeneye ko abanyarwanda nuraye ndeba twakoze muri izo ntutanga uko utagira ibyanjye ngana iki tuganire babisobanukirwe rero nabo basapotinga wowe banza umuvura abanze akiri ibyo bindi bizaza nyuma ariko rero nabwo baramaze ariko umufuragiro se yabizi ni umuntu mukuru tutabanza tumuvura abanze akiri neza ukira se reka dogo ko yakize byaraye wajya kumubona aracyavuga avuga ngo iki ntamukorera
umwana bagonze akaguru avuye ku ishuri kakavukiramo ahangaha umuyumbu umwana yarambuye nibyo ni byiza n'undi nakorera bita muri muhazi rero naje gusanga yuko abantu benshi bazwi barambona umusaza rero nawe nabimubwiye umushinga nuko ageze mu zabukuru baza ese ninde mugore we cyangwa bari ariko gukira kuzakira ndabizi neza ko aje kuri marché ariko kubona imitsi yanagaragaraga natekereje iki kintu kubera ko nabonye ko abakobwa benshi bakora n'ababizi ariko n'ababikora nta muntu utuzi rero ugasanga n'iyo izo opportunity zibonetse ntabwo bakuzuka kuko nta izina ryawe ntabwo ryize baca mu matwi rero kugira ngo dukomeze gutegereza ngo badutumire mu murikagurisha nafashe icyo gitekerezo cyo kugatirika muri murika ryacu wenda n'ubutaha bizakomeze noneho abantu bagiye batumenya abariko natwe twashyira hanze ku isoko ry'umurimo batumenye baduhereza izo opportunity zihari kandi natwe dukontribuye muri sosiyete dutanga ubwo butumwa buzana impinduka nziza murakoze cyane jemima wakoze cyane wakoze cyane muri wa gatandatu ni ibyumweru bibiri zamara i Nyarutarama kuri Soul Gallery Kigali Soul Gallery niba ushaka kubireba kubyumva gusobanukirwa kandi hariya hanyuma mu kanya gatoya arabaje kwigunga n'ibindi biganiro bitandukanye bya Kicukiro byaguteguriye murakoze cyane ndamutse ndi neza ariko usibye kurwara nkugeraho n'ubundi nta n'ikintu wenda usibye kubona ushobora kubona kumubona ariko guhora nkugeraho ubundi ntabwo ariko kuvuga ngo uri iki cyangwa gusa yuko mba nitwariye umuti wanjye